tubaye rangiye none nakubujije kwa ko nabonye niba nari mudugudu wacu ateye ubwoba nawe ubwawe uracyaga ubwo wacyana hari umuntu buri ureba ukamutinya nawe ubwawe ubundi turahera dushaka amakuru nyine twabona imbega yamushira hasi yamurangiza cyanjyo ikindi cya kabiri nze mubwire twabiretse ubundi udasanga binatugizeho ingaruka asanga natwe tubigendeyemo turi inzira karengane ko dore na Yesu yazizuza ntabwo nuri imisozi nje kumva ubwogi bwawe twaje kumushakaho amakuru ngo tumenye nimba yaraturutse mu cyaro nimba yaraturutse mu cyaro nakindi twaje kumubwira ubundi njyo ndatakubesheje turagenda gutya nta muntu turimo kubaza numwe kubona byashoboka ntabwo twamubona cyangwa ubundi wasanga natanari umudugudu bakubwiye wasaba narakubesha ukagira wowe n'uyu kandi atari n'uyu mudugudu umudugudu Nyundo buzima giye barambwiye ngo ni mu murenge wa Nyundo nazurwa na Nyundo bura tutayirenze kare erega barabaje bavuga mu murenge saba ari munini hari n'ibice byiri byashonye yego naho ni muri Nyundo ariko abamugani wasanga yanaturutse mu shonye baze niba tugiye kuyungura umuntu uturuka mu shonye ntatashoboka tugende tujye kuvuga abantu bari imbere bite komera shaka rimwe komera Mugisha karamba amafaranga y'isuku ntabwo ari wayishyura ubwo se ukumva ubereye hirya bose ndakuba gusa ariko ntabwo wambwiye kucyo aya mafaranga yazakora ibyo si wowe ugomba kubimenya ubutegetsi nibwo butanga amabwiriza si wowe ese koko ni ubuyobozi cyangwa ni igitugu wigira inkoramutima zo gutsimbarara nyuma yawe hari n'abandi bagukurikira kandi ugomba kwishyura bitarenze uyu munsi Karimunda yatanga gusa wumve ko ntari burenze 2,000 gusa kuko niyo dusanzwe dutanga muri iki gihugu cyose kandi igiturage kimwe nzakica umva nkubwira ukuntu amabwiriza amashya ameze ugomba kwishyura 10,000 utayatanga kandi ukajya muri gereza y'aka kagari ukazasohoka mutanze amande ubwo iyo mande nangahe amande ni 100 by'amanyarwanda ego ko Yesu wizuye ugize ngo 100 byose kudashyizeho n'icyo gifungo cy'amezi 3 si muri gereza y'akagari oya we umuyobo ndatanga kuri ya kode yanyu mwaduhaye kare kose ubundi umuntu adakoresheje igitutu ntago mwakumva ikindi kandi mva imbere nitambukire we yego ko kanegende Ninjeo sana uruja ararushe nibi Ninjeo Tagati amani Ndenda mukino gwajo mbabire Oroge mbabire sana Eganeza mwe ganda kasa ako njyo buretse mbendetse gutera kwanza hari ikintu nibazaga na nuko mutigeze muza mu nama yo gutora mudogodo akasha birani by'abahazi babadye mubaze sikomeza uterere kwikomereza ushatse kuvuga ko nane mbaza sindari ni wowe umwe natwe nijewe teka nijewe nduru kurebe ndakoze tangiye gumusha mba nakoze ni gake Mugisha Kintu giki muri guterera Nagacere mu kwitira ngo cyo gusa Noyombe ngikije Nawe umufundi muzima sha Aya ni Yves Sha nko nta mayinite mfite mpamagare Karimunda Karimunda muhamagara Karimunda nubu aho ndumwe mwagiye gutora ejo bundi sinari nakubwiye nari wagiye kumutorera ikide bagiye kumuhamagara agiye guhita nagufungana aramutoye
nabikubwiye ngo atoye umwatoye mudugudu w'Ikivamu. wowe undi wari watumye Mugisha watumye wa mucuruzi Mugisha ngo ajye kuzana icyuma yice nuza kamuhamaga ubundi zino liste muzi ziri ibikisi liste z'abazanye bishoboka kandi mwembi muri nawe umufundi ngiye kugushirisha Wereke site y'ubwacu. nawe ndagushira mwabuze ikintu mukora kujya muzajya mwirwa mu rusindi ukamuganda ryarisha ukamuhashiza amezi atatu wowe rukamunama mudugudu cyose ndona yigiyemo bagiye kwica Karimunda agiye kwicaga kwisi amutumye icyuma kandi nawe ntago yiruka no mu nama kandi ngo umufundi uza no mu muganda singiye ko njinzwe kubaka njinzwe kujya mu muganda urangiza ukajya uza kwirwa mu nsimba utagiye mu muganda nzimbi ndanzimba nzanzemo ndago wavuze mu rukino simba ndahuruse ninde zabivuze nyerekezo riko dafu tuve turi kwikinira ushusha kwa basore nyine mutu gukina inzimba none mwe ko muri liste y'abazagenya bishonga igiceri cyari kiguye iyo liste dusome twiyumve uzi ukuntu wakwanditse kuri liste ninde se wanyandikishije mama wakwandikishije ambaye ngadari ako ubuyobozi bwanyu kandi mwebwe ibiyobozi biri mu muri kwandika umuntu ugakina gurusimbi mwamufashe kabiri kanga ntabwo nsanze mu rukuki ndese njye nani kari kive kigoye hasi n'urusi igiceri kive kigoye turi kuganira ku buryo nazapikiye none ko ngeze arankumva igishyi gikubise ninde wo bagikubise ambaye nika Yves kave gasuze ngakasanya munyiga tugateye ibishi bibiri ako kave kari kunutsa toreba umuntu asuze muramukubita tutamukubita sugu ugenda ukanywa amazi tukabura kumuhanamwa rero mwabana tumaze kumenya ko mwananiranye mu mudugudu mugomba kuva mu mudugudu ukagira umutekano Yves buru kandi n'uyu mufundi yongeyemo si bano bango bitagoye ngo ndasoza urukungura si bano bango bitagoye ngo ndasoza ndakosangiraga Yves nze mpamagarire umudugudu Karimunda shaba tubabarire mureke ibona arahita twica noneho namubonye aramutse umudugudu abana nari mbasanze tena mu nsimbi ariko kubera iki uwo muyobozi mushya uwo muyobozi usanzwe kubera iki atari yavuze ko ibintu by'urusimbi bitemewe mu mudugudu tubakorere ibyo byana byose n'ubundi icyemezo nani cya kindi ikiri kuri ya liste cyose kigomba kujyayo waritse se tukaba nkandi mahirwe ya nyuma wenda ko ari igihe bakisubira okay mwinginge umwanzuro wa nyuma nta kubajyana se pe nagira tubabarire none nanjye nzandatanga amafaranga y'umuryango remezo pe nasingiye n'ubundi ko ndanga amafaranga y'umutekano n'ubundi ngiye mwanjyana munjyanye sawa reka mbazane banzanire hano hondi kwanza ngwereke turebe niba twanabakuramo n'ibiceri kandi nawe ugira amenya ubwenge n'ubwo uri mutekano wa muswa oya nimba twarabatwe ng'abayobozi ntabwo twabatuye mujye muradushorera ng'ingegera ubwo batwe no kwigumura ku buyobozi ubwo batwimwe imbabazi nyine tugende dari ze tugenda Yesu yazize ubusa ubwo batwimwe imbabazi tugende sisi nawe gende mukomere komera Eric we yego ukomeye muteka konde abahungu si bajyanye mbajyane mudugudu Karimunda bakoze ikizi yarambwiye muwajyane bari mu nsimbi ako bana bapete bakunda gukina urusimbi cyane cyane ikintu cyo kikihe kiguye hasi ariko mawe suri mugaturutse mwa Eric narakubwiye ngo nukomeza kugira njomba ahubwo munwa gwawe Yesu uranjobora kuzahita nyisaturamo kabiri bana nuri nago kuko aho bakujyanye sinzi nimba urarokoka uwo bakujyaniye ni Pilato ugera amahirwe gusa ngenda gusengera ariko sha ubonye kano kanya cyari cyo kintu wakagombye kuba uri gukora nani nabandi gukora wakagombye kuri nko gusaba imbabazi ndisabye simwambabarira twakubabarira se n'amagambo ufite kuvira ruguru se ndi kubasaba imbabazi se ari icyo nari ndukubye ahubwo aba liste ninjye wayigushizeho aba bahungu uko biri wapfa kugenekereza kuko yashase ndiyomba bara kuko inzu zo mu mudugudu zose ninjye uzubaka
niyo abamo nimwe wayubatse iki cyo mukijyani wawe ariko uyu ndi mushake mu mugezi wo muramugeza mu nakubwiye ako gasanza kamena Bwana nuguri wo mubyeyi uragendesha umuntu gake mbere yuko tunavugana ibintu byinshi tumuteka nziza ngo nimwe ariko mwigize intagondwa wowe sikuru kwikuramo hamwe n'abandi bagicucu wakabaye wageze hasi yuko unaryamye hasi icara hasi wewe ukuru kwikuramo sha aho icara uyeho nakuvunagura mwagira n'imvugo umuntu takajya mudugu umuteka zana kwiyo lisite ndebe niba ariyo lisite y'ibyo turahita tumanika zana kumanika mugabe Yves ninde ni wowe wanjije wigize intakoreka kubitana si birimo kanyande ko Alex ninde Bera Bera Igwa Auguste ninde kano kanya ndavuze umuntu ufite bitanu na zijyane hariya mu bwiyo ko umufundi umuteka urihiga bitaganje gusa mwebwe ntibabagumane mwebwe kajya ufite angahe ndite ibihumbi bitanu singo nuko ariyo mvugiyeho shyiraho beberese wanjije kandi akanyenyeri kandi uranyohereza message y'igihugu urarapfuye sikarimo ndayinosa ndikubona sawa nzabibwira leta sha nzabibwira leta ibintu byo mbwira uvuze ngo iki wanyaneye imbwa babarire